muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni umwe muze mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uyumuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese kuntu mukomeza kubana natwe. Turakomeje mu byigisho byiza by'ubuzima bw'urugo. Tuyokorera hamwe ibintu bitanu umugabo uzi ubwenge atagomba kubwira umugore we. Ibintu ubibwiye umugore bisa nko kurenga umurongo utukura. Hari imyitwarire umugore ashobora kugira wowe ukibaza impamvu yayigize, nyamara ari ukubera ibi bintu unabimubwira utanabizi neza yuko hari ingaruka mbi byagira, ariko ni ibintu bibi cyane. Turifashishije igitangazamakuru cya Dr. Ken Jacob cyo kuwa 26 z'ukwa mbere 2023. Aya makuru rero ni ngombwa yuko tuyasangira kugira ngo hagati aho ngaho umuntu atazajya gukora amakosa atabizi, cyangwa se mo kimwe nubwo yaba nabizi ariko ajye yitegura n'ingaruka ziyabyara. Nkunda kwigisha ibibazo by'umuryango, harimo abajya banyataka bakambwira ngo ndimo kugumura abagore cyangwa se ndimo ndatuma ingo zisenyuka, ariko ibi bintu ni ibintu mba nkora kugira ngo ahubwo nkumire. Nibura bacyubatse mukomeze mwubake, kandi buriya nta n'ikintu cyiza kinezeza nko kubona urugo rwiza rwa rundi abo mu rugo baba bumva banezerewe ko rubamo. Wari uzi neza yuko hari igihe umuntu aba ari mu rugo akifuza ikintu cyatuma atarutahamo cyangwa atarwirirwamo, yaba ari n'abana ugasanga abantu bose ntabwo baryohewe n'urwo rugo. Rero kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu rero ibi bintu abagabo mujya mubivugaho rwose mubireke kuko birasenya ntabwo byubaka. Ikintu cya mbere, kubwira umugore wawe yuko undi mugore kanaka uwo bakorana uwo b'inshuti yiwe ari mwiza. Buriya ubwiye umugore wawe yuko uriya mugore ni mwiza, uriya mukobwa ni mwiza, ni ikimenyetso cy'uko abona neza yuko ushobora kuba wajya kureba uwo mugore, bigatuma rero utangira kumutera gufuha kandi bitari umurimo. Nubwo umugore yabikubaza ati uriya mukobwa urabona ari mwiza, uriya mukobwa urabona atari mwiza, uriya mugore urabona atari mwiza, ataberwa, umubwira uti se ni kubibona wowe, niko ubibona wowe, se urabibona ute? Ariko kubimwemerera no mu nzozi ntuzemerera umugore mubana mu rugo umwemere ko umukobwa yavuze cyangwa se umugore wundi ari mwiza. Bituma ajya muri competition agashaka kumera nkawe, kandi najya muri competition ashaka kumera nkawe ni wowe uzabigiraho ingaruka. Ikintu cya kabiri noneho, ugomba kujya muri gym rwose. Ibyo biro ufite birakabije. Buriya iyo ubwiye umugore ngo ibiro bye birakabije uba urimo kumwataka, ahubwo ubasha kumusaba ko aguherekeza. Buri gihe akaguherekeza muri sport, muri gym, ahantu hose, kugira ngo nyine umufashe ibiro bye bigabanuke, ndetse n'imirire ye ukamufasha kuyikosora. Ariko iyo umubwiye ngo afite ibiro byinshi najya muri gym, ubu mwatatse, ubu mupfobeje, biba bigaragara neza yuko utamwishimiye. Kandi ubundi umugore uko yaba ari kose, buriya kujya mu mugore yongere ibiro biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, n'imirire nayo irimo. Bivuze rero ngo ugomba kumufasha ahubwo gukosora imirire kugira ngo akunde abe umugore mwiza ukunogeye. Kuko iyo ubikoze gutya murashwana, bigatuma utangira kujya wiyebera abandi bakobwa n'abandi bagore ku ruhande bameze nk'uko we wifuza. Rero niba umutima wawe wifuza umudamu utabyibushye cyane, mufashe kugira ngo ibyo biro bye abiringanize. Gatatu, ibyo birakureba. Kubwira umugore ngo ibyo birakureba ni ikigaragaza neza yuko utangira kumwegurira inshingano. Wari wabona umuperezida abwira abaturage ngo mukore uko mushaka, wari wabona umuperezida cyangwa se umuyobozi runaka abwira abayoboye ngo mukore uko mubyumva. Birazira bikanazirizwa. Iyo umugore umubwiye ngo bikore uko ushaka, atangira kwiga no gukora n'ibindi byose uko ashaka. Buriya kubwiye akubajije kugira ngo yumve yuko umuha approval, buriya ni ikimenyetso cy'uko akikubaha, akiba akigufata nk'umuntu ufite ijambo rya nyuma ku bintu agiye gukora. Rero n'umugore ati bikora uko ubyumva, bikora uko ushaka, ubutaha najya akora ibintu uko ashaka cyangwa uko abyumva, uzaba urimo kuvuga ngo umugore yagusuzuguye. Rero nakubwira ikintu agiye gukora, ntukamubwire ngo abikora ko ashaka, ahubwo ujye umuha inyunganizi, umuhe inama kuko aba yazigusabye nyine. Icya kane,
kuba mushwana n'umugore ugatinyuka avuga ngo singukunda sinyigukunda, bivuze neza kuri we bimweretse yuko hari undi mugore ugikunda. Rero bivuze ngo ni ngombwa yuko iri jambo utaritinyuka no mu nzozi ngo urisohore, kubera yuko kurigarura bizakugora. Umugore rero niba ukimukunda ntabwo ari byiza kumubwira gutya kugira ngo umwereke neza yuko rwose ibintu arimo gukora atari byo. Hari uburyo ki ushobora kubigarura, ariko kubwira umugore ngo ukimukunda we ahita kubonamo ibindi bintu yuko ufite abandi bagore n'abakobwa usigaye ukunda, niyo mpamvu utakimukunda. Ntabwo abona neza yuko ari amafuta arimo gukora yatumye uvuga ibyo bintu by'uburakari, ariko ni ngombwa yuko ufata uburakari bwawe ukabukontorora, ukajya uvuga amagambo abasha kumwubaka, amagambo abasha kumwereka yuko arimo gukosa. Icyanyuma rero, kubwira umugore ngo uri mubi, kumubi ku isura, mbese kumwereka neza yuko umupfobya, umwereka yuko ari mubi, ukajya umubwira ngo ibyo bibere bwawe, utwo tuhere twawe, ibyo bibere, ibyo biguru, utwo tuguru, ibyo bitama, ubwo butama, ibyo bizuru, utwo tuzuru, mbese ibyo byose mupfobya. Iyo ubwiye rero umugore wawe ko ari mubi, nanone aragukeka, abona yuko kera utajyaga wimubwira, wamushatse n'ubundi bamuhisemo abakobwa n'abagore bagihari, abona neza yuko ahubwo urimo kugenda umuca inyuma. Ibyo bintu rero bijya bizana amakimbirane mu rugo, ni amagambo umuntu avuga n'uburakari, cyangwa se n'umugabo akabivuga atanarakaye arimo gutera burage, ariko ku mugore nta burage ibaho. Abadamu benshi ibintu byitwa burage ariko umusesereza cyangwa umubwira nabi, ntabwo izo ziba ari burage, ahubwo abona ko ari ibintu biba biri mu mutima, ubumaranye igihe, bigatuma ubimubwira, ubonye impamvu cyangwa se ubonye uburyo, ugomba kuhita ubimubwira kuko mwarakaranyije. Aya magambo rero ibi ni ibintu bitanu utangwa kubwira umugore, kubera yuko ubimubwiye atangira gukonja, umutima we atangira gukonja, umanuka, ndetse n'iyo bikomeje gutya ugakomeza ubimubwira, na ba bagore badakomeye, ba bandi mbese baba batazi icyo bashaka mu rukundo, nibwo atangira kubona abandi bagabo bamubwira ibyiza wowe utamubwira, bamukorera ibyiza utamukorera, kandi atari uko utabishoboye, ahubwo ari uko utabishaka, bitewe n'uko mwarakaranyije, bigatuma gucomoka akagucika. Rero ibi bintu ni byiza kubyitondera, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira buryo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba mushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Yagico kwa namwe kuko nanjye dokote umuwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.